Okay, narakubwiye ngo banga 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 after banga another banga. This is MJ Line challenge. Narakubwiye ngo uko umunsi wira undi ugacya ngomba kugeza ibintu bigiye bitandukanye. Coming soon. Nabyo gutinda bamwitse Safi Madiba kuturuka muri Urban Boys ngira ngo umukapo ameze kuba umusaza. By the way, anyway, uyu musani amaze imyaka hoya, by the way, amaze amezi 10 na kumwe adashyira indirimbo hanze, ariko yagize gutya aravuga ati mu Rwanda, hirya muri Canada ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye mfitemo abafana bagiye batandukanye, ngomba kubahereza indirimbo nshyashya. Indirimbo bayise Holy Father. Safi Madiba nibwo yagize gutya yandika ku mbuga zigiye zitandukanye, aravuga ati vuba ngomba kubahereza indi ndirimbo. Iyi ni new challenge, Holy Father. Ese wakibaza ngo Safi Madiba niyihe ndirimbo atuzaniye muri no minsi? Uwo bita Safi Madiba nibwo yavuze ko cyareka mbahereze indi ndirimbo mu gihe uwo bise Kiriko Akili, nyuma ya ndirimbo yakunzwe yise Ahanihe, nyuma yayo nibwo yagize gutya aravuga uti abantu mu bihugu hose bigiye bitandukanye ndetse nani wacu mu Burundi, ninjye muhanzi wa mbere. Uwo ni Kiriko Akili wabyivugiye ubwo aherutse gukora ikiganiro, yavuze ko ariwe muhanzi wa mbere hariya mu gihugu cy'iwabo. Nibwo yagize gutya aravuga uti abafana banjye ngomba kubahereza indi ndirimbo tudatinze. Nyuma y'ibi byose uri kubona Kiriko Akili, nkwibutse ko afite indirimbo n'abanyarwanda bagiye batandukanye bari kuri recording, harimo Yaman ndetse no bita Papa Cyangwe. Aho ko wakwibaza ngo mu gihe izi ndirimbo zitarasohoka urumva yabanza gukorana nandi. Iyi iracyari MJ Line challenge. Narakubwiye ngo uko umunsi wira banga after banga another banga. This is MJ Line challenge.